Yesu ashimwe. Reka nongere mbasuhuze inshuti bavandimwe kandi mbahe n'ikaze mu mwanya w'ibyigisho by'ishuri hato, ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, ibyigisho bica ku rubuga rw'ibyigisho TV. Mbahaye ikaze mu cyigisho cya 8. Turangije icyigisho cya 7 cyatubwiraga iby'umutsima ndetse n'amazi by'ubugingo, aho twabonye Abisirayeli banyuze mu butayu mu ngendo zihanamye, mu ngendo zigoranye, ahantu amazi bigoye kuboneka n'ibyo kurya bigoye kuboneka. Ijuru rifite umugambi wo kubigisha yuko ari ryo soko y'ubuzima, ari ryo soko y'umutsima, ari ryo soko y'amazi. Twibanze ku isomo riboneka mu kuva igice cyaho cya 8, umubare w'itikavuga ngo uteka wa kabiri ngo ibyo byose neza kugira ngo umenye yuko umuntu adashobora gutungwa n'umutsima gusa, ahubwo igitunga umuntu ari amagambo yose ava mu kwima tubaho kubw'iteko ry'Imana. Uyu munsi ndi kumwe na Janvier Nihanabayo ndetse na Leonard havuga Imana nk'ibisanzwe. Nge Ndeko Daniel Tumusifu namwe mbahaye ikaze. Umunsi tugiye kurebana isezerano kuri Sinayi. Sinayi ni umusozi ufite amazina menshi, ni umusozi wabayeho ibintu byinshi cyane, ufite amateka akomeye. Ni umusozi amateka, ni umusozi aho Abisirayeli bamaze igihe kimwe n'umwaka bakambitseho, niho hantu bamaze igihe kirekire mu ngendo zabo. Ndatekereza ko ari nayo mpamvu nyamukuru Imana banyujije mu rugendo rwo mu butayu, ntibanyuze inzira z'ubusamo. Impamvu nyamukuru banyuze hano ni kuri Sinayi. Reka Janvier ashyira imbere y'Imana. Kandi databuja kuri Imana tugendera uko buje n'uko bukeye. Amen. Twiteguye gukumva muri aka kanya. Turinginze ngo uzutwigishe izina rya Yesu. Amen. Kuri Sinayi, isezerano kuri Sinayi. Maze Uwiteka abwira Mose ati, dore ndabavubira ibyo kurya bimanutse mu ijuru. Iminsi yose abantu bazajya basohoka bateranye ibyo kurya by'uwo munsi, kugira ngo mbagerageze yuko bitondera amategeko yanjye cyangwa batayitondera. Kandi kuwa gatandatu bajye bitegura ibyo bajyana iwabo bihwanye n'ibyo bajyaga bateranya inshuro 2. Ibi ndagira ngo gusa nk'ibyo twabonye mu cyumweru gishize, aho abantu bavuga ngo twitaguye muri Egiputa tukibona inyama, tukibona iki. Uwiteka ati ndavuba imvura niyo ibyo kurya byagwaga nk'uko imvura igwa. Abantu bajya baturuka ku wa mbere barya kugera ku wa gatandatu bari kurya, ndetse ku wa gatandatu bajya bateranya dabo kugira ngo no ku wa karindwi barye. Babari bibatunga ku wa karindwi. Dore ndavuba. Ni hehe Imana yayoboye Abisirayeli nyuma yo kuba batura bakava muri Egiputa? Iki kibazo ukibaje ngo abantu biga Bibiliya, ahantu ubajije abantu biga muri Bibiliya cyangwa muri teoloji cyangwa unasomye bivuga ngo Abisirayeli bavuye muri Egiputa bagiye hehe? Imana yashaka ko bari hehe? Igisubizo baguha direct bakubwira ko bavuye muri Egiputa bajya hehe? I Kanani. Nyamara hano iyo dusomye muri Bibiliya dusanga ko igisubizo atari cyo. Nubwo igisubizo gitangwa, aho igisubizo kiravuga ngo Imana ubwayo yarabizanye. Imana yavanye muri Egiputa ibizaniye. Ni ukuvuga ngo i Kanani ni nk'aho umuzi w'Imana, noti ni Kanani ahubwo kubavana muri Egiputa ku ntambwe ya mbere. Imana ashaka kuba abayo ngo ibizanire. Igihe abantu bavuye ku Mana irabashaka ikabahamagara ngo bagaruke kuri yo. Urugero ruhebuje izindi rw'ukuri rwimbitse ruri mu murima wa Edeni, ubwo Adamu na Eva bagomeraga Imana ntibumve itegeko ryayo maze bakayihisha. Yafashe iya mbere irabahamagara. Uri hehe? Buri gihe niyo ifata iya mbere. Ibyo Yesu abivuga ashize amanga ati, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi ureje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yesu nawe mwese niwe watereta abantu abarushye. Ubundi tumenye mu buzima ko umuntu uremerewe ajya gushaka ubufasha, ariko we arimo ashaka abarushye ahubwo. Hano Imana iraduhamagara twese. Ahazaza hacu n'iteka ryose hashingiye ku gisubizo dutanga.
Imana irahamagara umuntu wese ahari ibyo akora ibyo ahugiyemo uko ejo hazamera hacu bishingiye ku gisubizo umuntu wese ashobora gutanga. Sinzi niba hari icyo mwavuga kugira ngo yari intangamarara mbere kubw'iki Imana ariyo yahamagaye kandi abisirayeli batavuye muri Egiputa bajya i Kanani ahubwo bavuye muri Egiputa bajya ku Mana. Bivuze ngo urugero rw'abisirayeli si urw'umubiri ahubwo kuba urugero rw'umwuka kuva muri kimwe ujya mu kindi. Muri iyi ntangamarara cyangwa se turimo gusatira kwinjira mu cyigisho, icyo tubonamo ni uko Imana ubwacu ishaka umuntu ikamushaka kuva hasi hejuru. Umuntu waguye akagenda akajya mu nyagiro mu biganza bya Satani. Satani akamukoresha ibyo ashaka, akamukoresha uburyo bukomeye cyane. Imana iramuhamagara n'uyu munsi, buri munsi iramusanga imwereka ibintu byiza biri imbere. Imana iramusanga umwuka wera akamugeraho kugira ngo amukure. Bivuze ngo Imana yacu umunyabyaha iramukunda ku rwego rwo hejuru, ishaka kongera kumwizanira nk'uko yazanye ubwoko bwa Isirayeli. Amen. Kandi nanone Imana yagiranye isezerano kuri Sinayi. Imana yagiranye isezerano na Aburahamu mu Itangiriro cya 15. Iravuga ati ubwoko bwawe abuzukuru bawe abana bawe bazajya mu gihugu cya Egiputa bamarayo imyaka 400. Nyuma yaho bazagaruka. None Imana imaze kujyana isezerano na Aburahamu, abana ba Isirayeli ba Yakobo n'abantu bagiye bageze kuri 70 bajya mu gihugu cy'i Kanani. Babaye imyaka 130 yose. Bongera kugaruka. Bongeye kugaruka, Imana yongera kugirana isezerano nabo. Sibyo? Iri sezerano ryari isezerano rigaragaza ko Imana yongeye kubakurayo, yibutse isezerano yagiranye na Aburahamu, ikongera kubakurayo kugira ngo ibazane kuko bwari ubwoko noneho bwamaze gutubuka ubu bwayo bwite. So bamaze kuza rero bagombaga kuba abantu bayo bwite. Aya mategeko ntabwo ari amategeko yo kubashyira mu bubata, ahubwo ari amategeko y'urukundo n'ubuntu nk'uko tuza kubikurikirana mu cyigisho kiza kuza. Kandi aya mategeko yagombaga iyo bayakurikiye yagombaga kubabera n'ububata iyo batayagenderamo neza. Ndetse kubw'ibyo Imana ubwayo niyo yakugira ikintu ikora kuri aya mategeko kugira ngo bayumvire ubwayo. Ariko nuko tuza kubikurikirana igisubizo bahaye Mose cyangwa se uburyo babwiye Mose ko bazabikora byatandukanye nuko babitekereza. Reka tujye ku musozi Sinayi. Ku musozi Sinayi turatangiye neza. Reka duhere mu gice cyo kuva 19 turebye amateka ku musozi Sinayi. Hano tuvuga ngo Imana yirekera Abayisiraheli ku musozi wa Sinayi. Umurongo wa mbere, mu kwezi kwa gatatu Abayisiraheli bavuye mu gihugu cya Egiputa. Kuri uwo munsi bagera mu butayu bwa Sinayi bavuye i Refidimu. Bageze mu butayu bwa Sinayi babambamo amahema. Niho Abisiraheli babambye amahema imbere y'umusozi. Mose arazamuka ngo ajye aho Imana iri. Uwiteka ari ku musozi amutera amagambo ati, uko aba ariko ubwira inzu ya Yakobo ubu butumwa aba ari bwo ubwira Abayisiraheli uti, mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko namirije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari yanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo ubwira Abayisiraheli. Umurongo wa 7, Mose araza ahamagara abakuru n'abantu abazanira ayo magambo yose Uwiteka yamutegetse. Abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Mose ashyira Uwiteka amagambo y'abantu. Urakoze Jambi. Hano batangiye berekana hano Uwiteka haciye amezi 2 ngo nyuma y'amezi 2 bivuze ngo batangiye ukwezi kwa gatatu. Amezi 3. Amezi ararangiye batangiye kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu. Bavuye ku musozi muri ayo mezi 2. Nta munsi n'umwe ushobora gucaho batabonye ibijyanye n'imbaraga y'Imana no gukomera kwayo. Kuva ibyago byatangira muri Egiputa kwa Farawo bikica abana, bigateza ibikeri, bigateza umwijima, bakanyura mu Nyanja Itukura. Hariya hantu Jambi
bari furi yo gukora icyaha, bari bemewe gukora ibyaha byose. Bari n'abantu bahindukira batuka Mose, batuka Mose, Imana igahendenda ati muhumure mushaka iki n'amazi mu rutararimo, bakagenda batuka Imana ikaza mushaka iki n'ibiryo ikabibaba. Noneho bigeze ku gice 18 cya 19 Imana ihamagara Mose. Mose rero ubu ni amezi 2 muvuye muri Egiputa, ndetse nyuma y'uko amezi baratangira hari ibindi bintu mwariboneye uko bitekereza mu bwenge bw'Imana. Ibyo abise baze kumbonaho birahagije ngo bamaze kunsobanukirwa ko ndi Imana ifite imbaraga cyangwa itazifite. None Mose ndagira ngo ubwire ko Bisirayeli niyo ko ibyo bintu barabibonye bafata uko ndi babigereranye n'uko Farawo yari ari. Niba kubigereranya bambwire niba twakorana cyangwa umutima ashaka gukorera Farawo, gusubira kwa Farawo. Ibyo bemera niba ashaka gusubira kwa Farawo ndabasubizayo, ariko nibemera ko twakorana kuko ibyo babonye nzababera Imana nabo bambera ubwo bari magambo bazaba umutungo wanjye. None ko ikintu gikomeye Abisirayeli bamaze kumva amagambo Jambo rasomye ngo barashubije ngo ibyo ubutazwa tuzabikora. Bandi magambo basubije kujyana babwiye Imana ngo twabonye urukundo rwawe, imbaraga zawe, ubushobozi bwawe, Farawo turamwanze ukurikiyeho, bashyizeho umukono ku masezerano. Uyu musozi sinari nubwo wita umusozi, urebye ntabwo ari umusozi kuko nta musozi wa metero ebyiri kuko kikabuze kandi ibintu bitekereje byose umusozi wari metero zingana nubwo ari umusozi muremure ukabije cyane. Niyo mpamvu navuze ngo ibi bintu bitandukanye n'uko turi kubyumva ubwenge bwacu. Ubwenge ni umusozi kubera ibyawubereyeho, ari amategeko ubwo yari umusozi, ari amategeko ubwo yari umusozi. Hano bavuze amagambo akomeye ngo Imana ifata iya mbere igashyiraho isezerano hagati yayo na Isirayeli. Imana isezerana ko izabahindura umutungo wihariye, ubwami bw'abatambyi, ishyanga ryera, nibaramuka bayumviye kandi bakaguma mu isano ufitanye nayo. Ubwami bw'abatambyi ubundi n'abari abantu babayeho neza kiriya gihe barabatambyi cyane, noneho mwese nzabahindura abatambyi. Ndetse kuba ishyanga ryera bisobanuye kuba bari kuba biyeguriye Imana bakagaragariza abandi imico yayo, by'umwihariko ku mahanga yari abazengurutse. Nanone bari bahamagariwe gukora nk'ishyanga ry'abatambyi, bagombaga guhuza abandi bantu n'Imana, bakayobayobora kuri yo kandi bakabigisha inzira yayo n'amategeko yayo. Bagombaga kuba ubutunzi bwihariye bw'Imana kuko yashaka ko Isirayeli iba umuyoboro wo kumurikira abari mu isi binyuze mu kuyimenya ndetse n'imico yayo. Iri sezerano kwari ugushyiraho ukwisanira hagati y'Imana n'ubwoko bwayo mu buryo bushingiye ku mategeko. Uburyo bukurikizwa n'isezerano rusange buhinduka guhora mu murongo itandukanye ni ubu: nzaba Imana yabo nabo bazaba abantu banjye. Hano wakibaza ikibazo ngo tekereza kuba ubutunzi bwihariye bw'Imana. Tekereza kuba uri ubutunzi bwihariye. Hano hakanabo kihariye mukongereho. Birashobora ko umuntu hari ibintu dutunze tutitaho, ariko hari ibintu ubushyiraho ubwenge ubuzi ko nyine birihariye. Ni ayahe mahirwe y'umwihariko ashobora kuba akubiye muri ibyo? Ni izihe nshingano zihariye waba ufite? Hano wowe namute mwunganira, niba turi umutungo wihariye w'Imana, Imana twitaho ku buryo bwihariye, ariko hano ngo ikintu Imana yasezeranye ni uko baba bagenda muri misiyo y'uko bagomba kwimenyesha abandi bantu ngo mu mico yabo, mu byo bakora, mu isura yabo, abantu babareba bahere kubamenya Imana, bamenye kuba Imana. Sinzi mugenda kuba ishyanga ry'Imana cyangwa se kuba ishyanga ryera cyangwa se kuba amaronko y'Imana cyangwa se kwitwa umuntu w'Imana cyangwa se kuba ubwoko bukomeye bw'Imana, hari ikintu bisobanuye hano. Si ukuba ubwoko gusa bw'abantu Imana yatoranije gusa, ahubwo hari ikintu gikomeye hano cyari gihari. Ni uko aba bantu bari batoranije umuhanga yose kugira ngo babe abatambyi. Umutambyi yakoraga iki rero? Ni umuntu wahuzaga abantu n'iki? N'Imana. Aba bantu muri make Imana yari batoranyije kugira ngo babe bakorere Yesu, we uruhande rwa Yesu, bende gusa na Yesu. Kuko tuvuga ngo dufite umutambyi mukuru atari
mu buturo bwubatswe n'abantu ahubwo dufite umukuru ari we Yesu Kristo. Bivuze ngo dufite iri shyanga ryagombaga guhuza abantu n'iki bityo imico y'Imana bakayimenyesha abo bantu babazengurutse mu yandi mahanga yose. Bityo ntabwo ari ikintu cyoroshye kwitwa ubwoko bw'Imana, ni ikintu gikomeye. Dufite umurimo ukomeye cyane wo kuba abahuza b'abantu n'iki n'Imana, tumenyesha imico y'Imana kuba dutuzengurutse ndetse no kuba tubise. Arekera hano ku musozi Sinayi, Mose koko yagiye avugana n'Imana, Imana imubwira icyo Abisiraheli impamvu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Ariko hano hari igisubizo ubwabo batanze. Batanze igisubizo ngo ibyo Uwiteka byose avuze twebwe tuzabikora. Noneho wagera muri Yeremiya 3:1 ugasangaho Uwiteka avuga ati ngewe nzabohereza umuntu uzagera gute uzabikora. Kristo Yesu isezerano rihindutse rivuye mu muryango wa Yuda. Isezerano rishya rijyanye n'irya mbere, aho noneho nzagashoboza mu mitima yawe amategeko kunda umutima ibabwira ibya Yesu. Hano bavuga ngo rero Imana iraduhamagara twese, ahazaza hacu y'iteka ryose hashingiye ku gisubizo gitanga. Mu by'ukuri ushobora kugira ngo bari abantu amagambo bavuze ntabwo bari bayatekerejeho, mu kuri bari bayatekerejeho. Uzareba ubwiyemezi bwacu mu mirimo yose dukora, mu buzima bwacu bwa buri munsi, no mu byo twitwa ko dukora n'Imana, usanga Imana twayishyize ku ruhande tumeze gutya ibyo Uwiteka byose ashaka. Ubwacu twebwe turebye imbaraga zacu tuzabikora dukurikije impano dufite twiyumva. Buriya ushobora kugira ngo bari abantu barabeshyaga, bari mu kuri, ariko uko kuri kwabo hari umugambi Imana ubwayo yari ifite, ahubwo batashatse kumenya ubwabo. Kubera iki? Kubera kumva yuko iyo Mana bagiye kuyikorera ibyo yabakoreye, bagiye kuyibishyura, bagiye kubyishyura Imana. Kuko bakurikije urugendo bagenze bakava mu gihugu cya Egiputa, bibutse ko Imana yakoze byose. Ibyo bintu birabiyoroshye cyane muri twebwe. Ku buzima bwacu gukorera Imana biroroshye cyane. So Imana yo bagiye kuyishyura ibyo yabakoreye. Burya mu buzima bwacu niko tumeze mu buzima bwa Kristo. Uzabona buri gihe cyose ubwiyemezi mu mpano dufite, mu byo dukora, mu mirimo twatorewe y'itorero, usanga dufite imbaraga zo gukira gute zo kurwana ngo dukore iki. Murakoze. Ariko nyuma yaho tukajya dutsinzwe. Hano rero iri sezerano ubundi amasezerano hari imenyaga bakora kera mu manza cyangwa mu bugurirane. Umuntu aguze imodoka n'undi, aguze inzu n'undi, aguze isambu n'undi, bakabita inzoga z'abagabo. Noneho hari n'amasezerano aba ku munsi w'ubukwe. Kamwe amasezerano aba ku munsi w'ubukwe mbe kw'ubugurirane aratinda kumvikana. Amasezerano y'umugore n'umugabo agiye kubana ntabwo ari amasezerano abantu basezerana ku buryo bworoshye, ahubwo ni ibintu basezerana uwo munsi ujya kugerwaho. Imyiteguro isabwa abantu bose umutwe washyushye basa nkaho bacanganye ikintu. Iyo hari amasezerano runaka uzajya kumva umwe ngo abantu bagiye gusinyana n'ikindi gihugu hari uburinzi bubi. Rero hari imyiteguro yabaye umunsi wo gusinya kwa amasezerano. Hari imyiteguro igihe abise bavuga ati no twemeye yuko twasinye Imana nize no amasezerano hano baze mu gihe tuzabikora bakiri bamye n'ibyo ariko bo bavuga ati Imana nize no Imana bati ubwo mubyemeye. Mose fata iminsi 2 ugenda utegura iki abantu ubishaka bisume mu gice cya 19 uhereye ku 9 buri mu myaka igihe cyo kuva 19 uhereye mu 9 biga muri 5 ntitubisoma ko umwanya wacu mutoya ariko hano kirimo ubuteka bwe Mose niyo bemeye gusezerana wowe fata iminsi 2 ugenda bategura noneho ubwaje ndimanukira ese tubonere nabo niye miteguro bagomba kugira jambe imiteguro ya mbere bagomba kuvana ikintu cy'umusemburo mu nzu yabo, bagomba kumesa imyenda yabo yose iminsi 2 bagakaraba bakoza ibintu bakagira umusozi. Noneho aho amasezerano azakorera hagombaga kuzitirwa muri iyo minsi 2 hakazitirwa ku bakurutire ngo nibagira n'itungo rihegera cyangwa se umuntu igihano cyari cyo gupfa akishishwa amabuye kandi ntabwo mukoze. Rero uwo munsi waragize, uwo munsi ugeze ngo uwo musozi ucunga umwotsi
uratigita umaze urakubita ibintu bibazo ngo abiseri bose bwa Mose ati Mose genda mwivuganire ikintu cyarigeze muri somo rero ngo Mose ageze hejuru Uwiteka avuga ati Mose genda ubwiye abantu nabo bazi Mose ati none ko tuzitiye ahantu ko hasitese baranyura he so hano icyo ishapfone iki imyiteguro yabaye ngo abantu bakiyafite Imana mwumva ari kibabivuze jambo Imana yatanze amabwiriza asobanutse ko byo abise bagombaga gukora mu kwitegura ugutangwa kw'amategeko muri Sinayi kwera kugaragara inyuma kwagombaga kwerekana ukwiyegura Imana kwabo kuzuye bose ko gukaraba imyenda kwabo wandi byekeraga kwera kw'Imana n'ukuntu abo ubwabo biteguye bagombaga kuba biteguye kwigaragaza gufite ubwiza bw'icyubahiro cy'Imana cyari kiri hafi kuza kandi igihe cyari kije cyaherekejwe no guhinda kw'inkuba no kurabya kw'imirabyo kandi igicu kinini cyaje ku musozi ndetse ijwi ry'Imana ryarirangiriye cyane ku buryo abantu bose bari mu ngando bahinze umushyitsi amategeko 10 ni umutima wo guhishurwa Imana n'inyigisho z'imyitwarire zigishwa muri Bibiliya ni umugabane w'ingenzi amategeko 10 ni umugabane w'ingenzi kandi ukaba urufatiro rw'inyoko muntu yose amahame akubiyeho ahoraho iteka ryose kandi areba bari mu ijuru no mu isi dukurikije ibyo Bibiliya itubwira amategeko 10 yavuzwe n'Imana yahawe Mose inshuro 2 nk'impano yihariye mu gitabo cyo kuva amategeko 10 yitwa ibihamya cyangwa kitwa amagambo y'isezerano mu gitabo cyo wa kabiri amategeko 10 yitwa ibisate by'amabuye by'isezerano nta gitabo na kimwe cyo mu gihe burayo gikoresha amagambo amategeko 10 ibiramambo inshuro 3 zose bayita amagambo 10 mu gihe burayo bikomoka ku ijambo bisobanura ngo ijambo cyangwa interuro ikintu ibintu bifatika imbwirwaruhame inkuru y'isezerano amagambo so hano ntabwo turi kuri Sinayi ariko biragaragara ko amategeko 10 atari ibintu Imana yari commanding ahubwo ngo byabaye mu kiganiro n'amagambo bavuga ngo imbwirwaruhame discours ngo biba mu gutega amatwi Imana itangira ikababwira so njyewe ubwo maze kwemera ibingibi nibi ndi Imana ingiyi uzarebe itegeko ryose rigere ririmo inyungu bazarivanamo nk'urugero ntukagire izindi mana amaso yawe so hano igihe Pawulo yavugaga amategeko mu ncamake nk'urukundo ibyo yavuze ari bikubiye mu mategeko 10 mu by'ukuri urukundo ni incamake y'amategeko y'Imana kubera ko ari Imana y'urukundo bityo mbese usobanukirwa gute n'igitekerezo cy'amategeko 10 y'imvugo yerekana urukundo rw'Imana ibyo bisobanuye iki ni mu buhe buryo urukundo rw'Imana ruhishurirwa muri yo hano amategeko y'Imana birenze kuba ari inyandiko ahubwo ni disikuru igaragaza urukundo rw'Imana hano natwe iki ngiki ni gute amategeko y'Imana yatanzwe muri ubu buryo habaye iriya myiteguro agaragara mu rukundo rw'Imana mbega in short amategeko y'Imana uyu munsi tuyumva gute ni ibintu Imana yashyizeho ngo dukandamize kubyubahiriza ni ibintu tugomba kuyoza mu ijuru amategeko y'Imana kuri dukurikiye ni iki sinzi namwe kwashagira ijambo aya mategeko 10 mu by'ukuri ateza impaka cyane yego ateza impaka mu yitwa ko bayakurikiza no mutayakurikiza no mu bapagani bagenzi abantu batanasenga si ngo n'abapagani twajye n'abantu badasenga ariko basenga ibintu bitandukanye so aya mategeko Imana uburyo yatanzemo ntabwo bari babyiteze kwiyatangamo babona ko ari ibintu ari disikuru izaza yoroshye kandi bakayumva mu buryo bw'umuntu uje yoroshye ariko kubera gukomera kw'ayo mategeko na nyirayo Imana yabanje gukoragaza ibimenyetso bigiye kubera disikuru uko itaratangira igaragaza ibimenyetso bigiye kubera kuri bigiye gutangira disikuru kugira ngo itangire ayo mategeko abantu batangira kwata ibintu birakomeye kandi mu by'ukuri iyo umuntu wese wabaje amategeko y'Imana arakomeye nta muntu wabasha kugira gute kuyubahiriza
kandi aya mategeko 10 y'Imana abantu batwumva tuyatandukanye n'amategeko Imana yahaye Mose yagengaga Abisirayeli yarashingiye ku by'imihango ku byo kwiyeza ku byo kurya cyangwa se mu byo kwirinda kuko aya mategeko 10 ari urugendo rwabo n'imigendere n'uko baba yari ibintu byerekana Imana ubwayo uko iteye uko imeze ariko itaje kubakanga ariko ije izanye disikuru y'urukundo no kwiyerekana uko iri nk'Imana kugira ngo bayubahe kandi bayitinyire kuyubaha batayitinyira yuko ibahaye ibintu binyuranye. Aya mategeko rero 10 ni amategeko agenga kuva umuntu yabaho kugeza n'uyu munsi kandi aya mategeko ntabwo yabereye ku musozi Sinayi gusa yari asanzwe ariho ariko atarajya mu nyandiko ntibyasizana yabo nari ntabwo bagiye kubahatira kuyubahiriza cyangwa kutubahiriza bari ab'Imana baba ab'Imana ukomeye kubahiriza bo iki kintu nagiye kukivugaho nuko hano hari hagiye kubera umuhango ukomeye cyane wo kurahira kandi wo kugarura ibyahozeho guhera kuri Aburahamu kaza nawe kuri Aburahamu ukamanuka Adamu niwe muntu wabwiwe amategeko y'Imana akiri mu ngobyi ya Edeni kuva kuri Adamu rero itegeko ryakwitwa amategeko ntabwo yongeye kugaragara mu buryo bugaragara ariko noneho Imana yari igiye kuyagarura mu buryo bukomeye nuko n'amategeko y'Imana ari amategeko akomeye cyane bagiye kugirana ino ndahiro habaye ibintu bikomeye cyane ku musozi Sinayi habereye ibitangaza ku buryo n'abantu bari bibwiye ko bijeje bamesha imyambaro yabo nabo batinye kuhakandagira bakabwira Mose ati genda tuvugane n'Imana yacu ariko kandi nubwo batinye bo ubwabo ntabwo beraga ibi ngibi tubihwanije nuko ngo igihe Yesu azaba agarutse abamwizeye bakizeye izina rye bo ntabwo bazamuhunga ariko abagiye kure bazagira bazamuhunga niwe bazamva bajya gutakira ibiti n'iki ngo bigire bibahishe bishatse kuvuga iki aba bantu bwabo aho kugira ngo biyize imitima yabo na cyaha bahoranye cyo kutizera cyo kutiringira Imana bagikureho baragiye baragira baramesa gusa kandi ano mategeko ntabwo yaraje gukira ahantu iteka ahubwo ano mategeko yuzuye urukundo gusa kuko yashyizwe mu ngiro ebyiri Pawulo yarabivuzeho neza ko ano mategeko yose y'Imana yuzuye mu rukundo ni amategeko akunda Imana kandi aturarikira no gukunda bagenzi bacu murakoze cyane aya mategeko agaragaza urukundo rw'Imana imico yayo uko Imana iteye bityo Imana ngo yifuza ko tumera nkayo niyo Samaya natabyo yigisho impano y'amategeko 10 noneho tugiye kureba in details ayo mategeko aya mategeko Imana yatanze navuga ko tutarasoma cyane biriya ko ntibyakunda bagiye batanga ibice birebire tugeze mu kuva 20 umurongo wa mbere kugeza 12 hano ndatekereza abadivantisi n'ataradivantisi babashije kunyura mu mashuri yaba Sunday school yaba Sabbath school yaba n'amashuri y'umubatizo aya mategeko n'amashuri asanzwe habagaho kuboroka aya mategeko tugahera ku rya mbere ngo ntukagira izindi mpano mu maso ya irya kabiri ntukebishanye ikibazo irya gatatu ntukavugize n'ibiteka Imana ubu irya kane uzamuze Isabato irya gatanu ubahe so na nyoko irya gatandatu ntukice irya karindwi ntukibe irya munani ntugasambane irya cyenda ntugashimire mugenzi wawe irya 10 ntukifuza aya mategeko nuko tuyavuze nubwo tyagiye terambura in details nimwite kuri iki amategeko 10 ntatangizwa itegeko ahubwo atangizwa igikorwa cy'ubuntu Imana yakoreye ubwoko bwayo Imana yatangiye ngo iki mu 20 umurongo wa 2 yaravuze ngo nduwite Imana yawe ukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa Uwiteka ngo ibyo ngiye kubabwira itegeko ari inyungu zanjye ahubwo yahereye ku mwanya ukunda nduwiteka Imana ukuye mu nzu y'uburetwa mbere na mbere Imana yerekana ubuntu bwayo binyuze mu guha Abisirayeli umudendezo n'agakiza kandi icyo gihe nibwo gusa ibahishurira ubushake bwayo aya mategeko yagombaga kwitonderwa biturutse mu rukundo no kunyurwa n'ibyo Imana yabakoreye aya mategeko ntabwo Imana yifuza ko aya mategeko aba ikintu kiza mu kigo kandi mbere kidusigamire atubere umutwaro ahubwo binyuze mu by'urukundo aya magambo aratekereza ari kurica no inshuro nyinshi cyane Janvier binyuze mu rukundo Imana ikunda abantu byatumye ibahishurira imico yayo kuko Imana izi ko umuntu aramutse
ajya gutinza imico yayo umuntu yabaho neza. Bityo ntabwo Imana yifuza ko Janvier cyangwa Daniel cyangwa Leonard bumvira amategeko y'Imana nk'ikintu giteye ubwoba ngo ntayumvira Imana nanyica naza ahubwo kubw'urukundo bakunze umuremyi wabo, kubw'ibyiza n'ibitangaza Imana yakoreye, abantu bakwiye gutinya ikintu cyose cyatuma akanya amategeko y'Imana. Bityo ijambo ry'Imana rikuru ribumbira hamwe amategeko 10 ni urukundo. Ikintu haba Imana kuduha amategeko yabikozwe n'urukundo, yifuza ko natwe mu kuyashyira mu bikorwa twayashyiramo tubitewe n'urukundo tubikora. Jean Venerumiwe baravuze mu ntabwo ikomeye ngo abantu bose bumvira amategeko batabitewe n'urukundo rw'Imana. Icyo cyigisho rwose yakivuze ngo ku bantu rwasohoje 22 ngo abantu bose bumvira amategeko batabitewe n'urukundo bakunda umuremyi, babitewe n'indi mpamvu, bavuze impamvu nyinshi cyane hepfo bavuga babitewe n'indi mpamvu itari urukundo, abo bose ntabwo ari bw'Imana zabo. impamvu ubundi yakwemerwa n'igihe ngo bagiye bazitanga impamvu hari abumvira amategeko babonye igihe kimwe ko cyegere bakabona ibintu byose byahawe mu mategeko birimo bisohora, batangaga icya 10 bagatangira kwitanga, batumviraga isabato bagatangira kuyumvira. Hari n'abandi batinya ibihano bishobora kuba bizaba ku banzi b'Imana bakabatikatiye mu bino bintu. Hari abantu bumvira amategeko y'Imana nk'uko bumvira nk'ubu Janvier n'umushoferi aramutse agize amahirwe akabona amaferuje bavanye mu muhanda amaroboto yavanyemo n'abapolisi, ntabwo mpamya gukora twari kwitwara, ahubwo iyo cyapa akabona ndetse 40 kandi akazi k'imbere ashobora kuba ari na kamera ashyira kuri 40 ateruka kunzi iyo cyapa, ateruka kunzi abapolisi bari imbere. Ahubwo itegeko atinya abantu byakurikiranye nko kuryica. Hari abantu bubahiriza amategeko y'Imana nk'uko Janvier bigenza, ahubwo Imana kuko yaradukunze yadupfiriye twese natwe tuyikunde. Ibi ni byo twakoze amategeko y'Imana 10. So hano turavuga iki rero? Ibisobanuro ku amategeko 10 atangira kubaha Imana tukayirutisha byose. Amategeko bagira imigani ibiri. Amategeko 10 atangira kubaha Imana tukayirutisha byose, maze agakomereza kubaha abandi. Nyuma yo gukunda Imana, Yesu ayavuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, noneho umukunde mugenzi wawe uko witukunda. Nibwo amategeko yose abarangiye. Bityo bagiye babinyuramo bavuga bagiye babyerekana inzitizi bavuga ngo itegeko rya mbere n'urugero kubaha Imana no kugaragaza ko ifite igitinyiro, ukayiha umwanya wa mbere kandi ukayisumbisha ibindi bintu byose. Itegeko rya mbere risobanuye rya kabiri kubaha umwanya w'umwihariko Imana irimo no kubungabunga, maze nuyisimbuze ishyirwamana cy'ishusho iyo ariyo yose, cyaba ikiri igaragara n'amaso cyangwa icyo mu buryo bw'ikimenyetso cyangwa mu buryo bw'umwuka. Urukundo rwacu rutunganye kurusha urundi rwose n'urw'Uwiteka. Amen. Kubaha izina ry'Imana nturivuge mu busabusa. Ndabona uzi ko abantu batinya kuvuga ba nyirabukwe, bagatinya kuvuga abagore bashatse n'abagabo bashatse, bakavuga Imana uko bishakiye. Kubaha umunsi wayo w'ikiruhuko nabitwa kubyuha no kwirana isabato itegeko rya 4, kubaha ababyeyi no kugira amategeko ahuza abantu n'abandi, kubaha abantu, kubaha ababyeyi itegeko rya 5, kubaha ubuzima itegeko rya 6, kutica nyine itegeko rya 7, kubaha umubano w'abashakanye kudasambana, kubaha umutungo w'abandi kutifuza, irya 9 kubaha agaciro abandi bafite mu muryango mugari kutabashinja ibinyoma, kwiyubaha, kugira ibitekerezo byo kwikunda bitagira imico. So hano tugana iki? Nkuko Yesu ubwe yabyivugiye, ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Muri ubu buryo kumvira nyakuri no kugaragariza Yesu ko tumukunda kandi twanyuzwe n'ibyo yadukoreye. Urukundo rugaragazwa mu buryo burusha ubundi bwose imbaraga bw'ubuntu dufata ingenzi bagenzi bacu. So hano urukundo bakamubwe bavandimwe, buri ibintu by'urukundo, urukundo rusobanura ibintu byose. Uzi ko urukundo tugiye amakosa namwe, urukundo nta kosa rero
mu rukundo ngo urukundo rutwikira ibyaha byinshi, urukundo rurihangana, rurababarira, urukundo rwita ku bintu rushaka ikibi ku bandi. Pawulo yari yabaretse mu rwa kabiri ku rwa mbere rw'Abakorintho igice cya 13. Icyo twavuga ni iki? Icyo twavuga hano, reka dukunde Imana. Nituyikunda amategeko yawe azaba automatique. Ikindi kintu mvuga yego nuko ku bantu badukurikiye murebe neza ibyo Imana yabakoreye, murebe ibyo Imana yagiye dukora buri munsi, murebe urukundo yatugaragaraje uko bwije no bukeye, n'Imana yabahaye mu bwihorere. Hanyuma kandi amategeko y'Imana ntabwo asobanura ngo ubwo nafashije abantu, ubwo Pawulo yavuze ngo niyo nagira impano nyinshi cyane, niyo nagira ijwi ryiza naririmba neza, niyo naba umuhanuzi, ariko singira urukundo nta kintu naba amaze. Kuko urukundo n'itegeko nisanga n'ingoyi. Ntabwo amategeko n'urukundo bitandukanye. Kandi ntabwo wavuga ko wubaha Imana cyangwa se uzi Imana utazi gukurikiza amategeko yayo. Yakubwira ikigo cy'iburyo ugaca ibumoso. Ikindi na kindi gikomeye, hano Imana ijya kubaha amategeko y'ubwayo yari yabanjije yivuga ukuntu iri n'Uwiteka Imana yawe. Buriya hari igihe umuntu ashobora kuganira nawe ariko mukaba mutari kumwe, ari inshuti yawe akaba ari inshuti mu byiza ufite, ariko mu bibi byagera bikaba ikibazo ukamubura. Hano ngo n'Uwiteka Imana yawe yakoze igikorwa cyo gukura mu gihugu cya Egiputa, aho umaze imyaka 120. None rero imbere tugendane wumva ibyo ngiye kukubwira, sibyo? Mu bintu ni nko kwinginga umuntu, emera ibi bintu tugiye kugendana tubigendanemo neza, reba uruhare nagize, sibyo? Reba uruhare nagize utigeze ugiramo, none se wambabariye tukagendana muri iki gitekerezo. Imana itangira kuzana igitekerezo cy'amagambo agize ku icumi. Buriya ushobora no kuba ati Yesu ntabwo yapfuye kubw'ibyaha by'abari mu isi cyane. Ntabwo Yesu yapfuye kuko abantu bari bamaze gukora ibyaha byinshi. Yesu yapfuye kuko ntabwo rwose ushobora no kubaza umuntu uti Yesu yapfuye, arakwita ati kuko Yesu yapfuye kumusara kubw'ibyaha by'abantu. Ntabwo Yesu yapfuye kubw'ibyaha, n'ubu biracyakora. Kandi Yesu yagize gute? Yarapfuye. Yesu yapfuye kubw'urukundo. Yesu yapfuye kubw'urukundo kugira ngo icyo abantu batakaje cyongere kigaruke, nubwo batakibona uwo munsi, ariko bagisezeranire ko kizongera kubagarukira mu gihe runaka, kuko Yesu yongeye kukigarura, kubwo Yesu yapfuye kubw'urukundo. N'aya mategeko yishwe kubera ko urukundo rwabuze rwo gukunda Imana. Yesu yongera kugaruka kubahiriza amategeko yose no kongera kugaragaza ko ayo mategeko agomba kubahirizwa, kandi muri we ayashohoje, kandi yongeye kuyagabira abandi bantu no mu gihe mu isi nshya bazongera kugarurirwa kwa kumvira ba Adamu yahoranye atarakora iki. Imikorere itandukanye y'amategeko y'Imana cyangwa imikorere cyangwa umumaro w'amategeko y'Imana kuri twebwe. Ubundi amategeko y'Imana Imana yatanze mu buryo butandukanye adufasha iki? Amategeko y'Imana ahishura imico y'Imana. Uko nuko Imana nivuze ngo Imana ntiyica, ntiyiba, ntisambana, ntabwo ari Imana y'imvuga busa, ntibeshyera abantu, ntinifuza ishya by'abandi kuyishyara. Amategeko y'Imana ahishura imico y'Imana, yerekana Imana iyo ari yo. Nk'uko Imana ari iyera, irakiranuka kandi ikaba ari nziza, niko n'amategeko yayo ari meza. Pawulo ashimangira ati noneho amategeko ni ayera, ndetse itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Muri Bibiliya amategeko y'Imana agaragaza umucyo mwiza cyane. Umuntu ashobora guhimba imivugo ku mategeko. Ushaka kureba imivugo agende nayo bagushize Zaburi 119 ni zaburi abantu banditse bavuga ubwiza bw'amategeko y'Imana. Niyo zaburi iri muri Bibiliya. Murazasanga ngo Gosera, niyo zaburi abantu bose banditse. Bamwe baravuga ngo ni itabaza ry'ibirenge byacu, ni umucyo muri kacu z'umwijima, ngo nabikeye amategeko mu mutima. Mbega ushaka kuvuga ibintu byinshi cyane. Ndabarahiye amategeko arinda umuntu kujya mu bibi kandi akamwigisha ubwenge. Turimo tureba umumaro w'amategeko mu buryo butandukanye. Amategeko arinda umuntu kujya mu bibi kandi yigisha ubwenge, akamuha kujijuka, ubuzima, kugubwa neza n'amahoro. Hahirwa abumvira amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana ni igihome kirema umuntu,
kiremera umuntu ahantu hagari. Amategeko y'Imana bino bintu ntimubyumve nk'abari kureba. Hari abantu bagiye batubwira ngo ushaka gutege ngo nguhaye views. Ntabwo bino byinshi ntabwo ushaka views. Dushaka yuko mwiga bino bintu mukabyumva kuko views bino bintu bitwara imbaraga zirenze zo kwa mwaduha views. Ntabwo views nta musoro twavanamo ujyanye n'imbaraga twakoresheje gutera ndobero. Bino dushaka abantu babyumva kuko urukundo rw'Imana. Bityo urukundo rw'Imana rugakorera muri bo nabo bakabishyira abandi bantu atari ikindi kintu. Mubyumve ngo amategeko y'Imana. Kino gihe turimo abantu babuze abantu bikinga pe. Abantu bikinze mu butunzi biranga. Bikinze mu miryango biranga. Bikinze mu mashuri biranga. Bikinze mu nsengero biranga. Hahirwa bumvira amategeko y'Imana. Kubera ko amategeko y'Imana ni igihome kiremera umuntu ahantu hagari agirira umudendezo wo kubaho. Akantu basi kumve harimo umudendezo. Hari n'ikindi aho ngaho nubwo ijoro ritabaho badusezeranira cyangwa se ryanditswe Yesu yadusezeranije kandi yarimeneye amaraso. Ibyo ni ibintu abantu bataguhisha batanagura. Nubwo umuntu yakumvira amategeko y'Imana ntagenewe ngo agira amahoro, yabasha kubaho muri iyi si neza afite amahoro kandi akagirwa umuntu w'inyangamugayo kandi agatanga inama zikemerwa kuko hari ikintu yishingikirije. Ari mu bwenge mu muntu umuntu akabaho kandi akamuburira ko naramuka arenze ahantu runaka azagira akaga. Ikibazo amakuba ndetse n'urupfu rukaba rumutegereje. Amategeko y'Imana arabyerekana, yerekana ikintu nakora ngabeho n'icyo akora agapfa rwego nabivuze. Ikindi cya kabiri, amategeko kandi ni icyapa cyerekana Yesu ubabarira ibyaha byacu kandi agahindura imibereho yacu. Muri ubu buryo nk'umwigisha, umurinzi cyangwa umurezi tuyobora kuri Kristo. Amategeko Yakobo sinzigira muri Yakobo musubira Yakobo rimwe wasubira rwose aravuga ngo kuko uwumva ijambo gusa nakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko asa. 25 ariko uwitegereza mu maso atunganye rwose atera umudendezo agakomeza kugira umwete wayo atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uwumvira niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Hano jambo yasomye bebanye ikintu navuga twese tuzi cy'indorerwamo materialistic. Umuntu wese arayizi indorerwamo. Hano bavuga ngo amategeko ni umushorera kugira muri Yesu. Betaneka kundo inoza mira cyangwa indorerwamo iyo umuntu yirebemo niyo nishobora kumura afite imyanda ahantu runaka nubwo itayavanaho ariko umuri we imyanda ashaka imyanda yamuviraho yagiyana gasume yajya mu mazi akaraba mbese uburyo bushoboka bwose. Amategeko nayo atuma basanga ikindi kintu irandererwamo ubwayo y'ubwayo ntabwo umwanda uri mu ndorerwamo ahubwo umwanda uri kuri wowe. Bivuze ngo amategeko ubwayo rero ahubwo wowe yireberamo niwe ufite ikibazo. Amategeko yerekana icyaha ari bavuga ngo indorerwamo ishobora kukwereka ahantu ufite ubusembwa nibyo rwose. Nyamara mu ndorerwamo ubwayo nta kintu kirimo gishobora gukuraho uwo mwanda. Indorerwamo itunga gatoki ikibazo ariko nta gisubizo cy'icyo kibazo itanga. Niko bimeze no ku mategeko y'Imana. Kugerageza gushaka gutsindishizwa imbere y'Imana no gukomeza amategeko byasa no guhanga amaso indorerwamo wiringiye ko bitebutse cyangwa bitinze indorerwamo izakuvanaho ubusembwa bwawe. Kubera yuko agakiza kaboneka kubwo kwizera atari kubw'imirimo habariwemo n'imirimo itegwa n'amategeko. Abakristo bamwe bavuga ko amategeko yavanweho kandi ko tugomba kuyakomeza. Nibyo koko twitaye ku byo amategeko amenyekanisha icyaha simba naramenye icyaha iyo nta kimenyeshwa n'amategeko. Kuvuga gutyo ni ugusobanura nabi cyane isano hagati y'amategeko n'ubutumwa bwiza. Kubwo amategeko kwerekana ko dukeneye ubutumwa bwiza. Ni muri buryo wageranya kwitondera amategeko y'Imana kandi ukabishobora
mbese ubona agakiza kawe gashingiye kuri yo niba atari ko bimeze se kubera icyo ukeneye ubutumwa bwiza icyo urangirijeho ariko tutarajya cyane aho ngaho undi hano hari amategeko hariya muri bitabo bya Mose hari amategeko y'uburyo bumwe hari amategeko mbonezamubano sibyo amategeko y'imihango amategeko yo kwirinda so akaza n'amategeko 10 y'Imana biriya bintu byose ari amategeko aya mategeko mbonezamibano ari amategeko y'imihango amategeko yo kwirinda byose byatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo sibyo bimaze kutugeza kuri Kristo aba ari we bisohoreraho sibyo aba ari mu gice cya 3:20 ariko hariho gukererwa kw'Imana kwa Yesu kudaheshwa n'amategeko nuko amategeko n'ibyahanwa ari bigusohoza ariko aya mategeko 10 y'Imana baturimo kuganira nabo cyangwa azadukira atandukanye n'aya mategeko atugeza kuri Kristo kuko yangayeyo ntago ari amategeko atugeza kuri Kristo ahubwo ni uburyo Imana iteye yifuza ko tumera sibyo na Kristo ubwe nawe yaje kongera kuyavugaho mu butumwa bwiza ku musozi wo kumugisha sibyo none ayakura mu buryo bugaragara bw'inyuguti ayashyira mu buryo bw'ibyamuka aravuga ati nurebe utaranakora urabukoze iki niba wifuza utarashyira mu bikorwa urabugize gute agaruka kuri amategeko 10 y'Imana sibyo so kandi agaruka no ku itegeko ry'isabato muri iki cyaka umurongo wa 16 aravuga ati mva yinjira mu rusengero nk'uko yamenyere ku munsi w'isabato nk'uko yagize gute nk'uko yamenyere Kristo na ba Paulo hariya mu gice cya 13 cy'urwandiko rwa mbere rwa Korinto yagiye abivugaho ko bajyaga bagira gute batarana ku minsi y'isabato aya mategeko rero abantu barayafata yose bakayakubitira ahantu hamwe bakayashyira ku mategeko mbonezamibano bakatira mu mategeko y'imihango bakatira mu mategeko yo kwirinda bagashyira amategeko y'10 y'Imana yose akavuga ati Yesu yapfiye yakuyeho kose ku musaraba ariko Yesu amategeko 10 ntabwo Yesu yakuye ku musaraba ntabwo Yesu yapfiriye ku musaraba sibyo ntabwo Yesu yakuyeho kubera iki kubera yuko impamvu ubwayo Imana ubwayo niyo yayandikiye sibyo ntabwo yanditswe na Mose yaramenye Imana avuga ati bumba genda ushaka imisate yongere ugaruke ngewe nongere ngire gute ngiyandikiye aha rero ku ijambo kangirijeho kurangango ni mu buhe buryo kwakwitondera amategeko y'Imana ntabwo wakwitondera amategeko y'Imana kuko kamere yacu hano mu gice cy'Abaroma igice cya 7 niyo hatuvuze iyo umuntu agifite umugabo wa mbere sibyo amutegeka sibyo agapfa niho yacyurwa n'undi so hano rero undi watubwira ni Kristo ko Kristo ubwe niwuza kugira ngo yongere atuyobore hano batwereka neza ko ubutumwa bwiza Kristo Yesu ari wongera gufata ya mategeko Abisirayeli byasezeranye ko bashobora kuyashobora akongera kuyandika mu mitima y'abantu ubwo abandi bayambaraga inyuma no ku ncundura zabo no kuyamanika no kuyandika ari hose Kristo Yesu ni wongera kugira ubutumwa bwiza budahari amategeko y'Imana ntabwo yakubahiriza murakoze munyamere rero ndangize kino cyigisho ku ngingo 5 ndaba mwanya ndangije ibiri ruzikanwa Jean dusomere Abaroma fesi 3:20 avuga ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsinzishwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe guheshwa n'amategeko kudaheshwa n'amategeko nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari natandukaniro kuko bose bakoze ibyaha ni bakira ubwiza bw'Imana ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo babiheshejwe ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu 25 so hano mumurikire neza ijambo ku ijambo ubusobanuro bwo mu gihe burayi buhabwa ijambo ryakoreshejwe mu nyandiko ya Mose igihe yasobanuraga amategeko 10 ntabwo risobanura amategeko ahubwo ni amagambo bivuzeho iri jambo rishobora gusobanurwa isezerano niyo mpamvu ahantu heshi ijambo risobanurwa ku izina cyangwa ku nshinga ivuga igitekerezo cy'isezerano so bityo
Ellen White avuga icyo atekereza ku mumaro w'amategeko 10. Amategeko 10 ni amasezerano 10. Hano aricyo yavuze muri Bible SDA the SDA Bible commentary, aricyo yavuze amategeko 10 akwiye kumvikana nk'amasezerano 10 yatanzwe n'Imana azatuyobora mu nzira y'ukuri kugira ngo dushobore gukorera ibintu bitangaje, nyamara tugomba kuyumvira. Imana isaka amategeko agomba kumvirwa. Sumira Abaroma 10:4. Haravuga ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoreraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Amen. Ahora avuga ko Yesu Kristo ari we amategeko asohoreraho, nyamara ntibisobanuye ko yakuyeho amategeko cyangwa ngo ayatesha agaciro, ahubwo bisobanuye ko Kristo ari we ntego y'icyo mategeko agamije kwerekana. Ntabwo bisobanuye ko amategeko ko igitambo cya Yesu cy'impongano gishyiraho iherezo agaciro kayo cyangwa kigatuma aba atakihoraho iteka ryose. Ibihabanye n'ibyo, Pawulo avuga ku kamaro k'amategeko nk'igihe azamara, ndetse ko ubutware bwayo buhoraho. Ubusobanuro bw'ijambo bwerekana mbere na mbere intego n'umugambi, ntabwo ari ibijyanye n'igihe. Kristo ni urufunguzo ruhishura ubusobanuro nyakuri bw'amategeko y'Imana ndetse n'itegeko ryayo. Bityo rero byaba atari byo kuvuga aho Kristo yahinduye ubusa amategeko cyangwa ngo abe yarayavanyeho ndetse ngo ayateshe agaciro. Kristo ni intego y'amategeko, niwe amategeko yerekana. Amategeko atwereka Yesu mu buhe buryo? Amategeko yabonye yuko amategeko atwereka ko dusa nabi, dukeneye umucunguzi. Ni ukuvuga ngo ni amategeko aduhishurira kubitwerekeyeho, cyatwereka Yesu mu by'ukuri. Mufashe isomo n'amagambo kugira ngo bakanya jambo yunganire Leonard arasenga asoza. Mu rwego rwo kugaragaza imiterere itagereranywa y'amategeko yayo, Imana yagambiriye kuyavuga mu buryo budasanzwe buteye ubwoba. Abisirayeli bagomba gusobanukirwa ko ikintu cyose cyerekeranye n'umurimo w'Imana kigomba kubahwa mu buryo bukomeye. Iri hame ryo kubaha riracyariho no muri iki gihe. Rituruka mu gusobanukirwa ugukomera kw'Imana, kuba ishobora byose ndetse n'ubutware bwayo bukomeye. Kubona ubwiza bw'Imana birema mu mitima yacu kunyurwa, bigacisha bugufi ubwibone bwacu. Uko turushaho kubona kwizera kw'Imana, niko tuzarushaho kubona ukudatungana ku mibereho yacu, bidutere kugira inyota yo gushaka guhindurwa n'ubwiza bwayo, kandi turushaho kwifuza kumera nkayo. Kandi none kumenya ko duhabanye nayo n'amategeko yayo yera bituma twishingikiriza byuzuye ku rupfu rwa Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu. Muri icyo gihe kandi Yesu yasobanuye neza ko nitwemera Imana nk'umwami wacu, ntabwo kumvira amategeko yayo bizatugora. Kristo yasobanuye neza ko amategeko y'Imana azahoraho. Igihe dukomeza amategeko y'Imana bitewe n'uko tuyikunda kandi tukaba tunyuzwe n'ibyo yadukoreye kubw'agakiza yaduhaye kubw'ubuntu, mu mibereho yacu hashobora kuzamo kuzura k'umushyikirano ukiza tugirana nayo. Twishimira inyungu tubonera mu gukomeza amategeko yayo. Uretse n'ibyo se, n'imyitegerereze, umubabaro n'imiruho bigomba guca amategeko y'Imana. Nimwitegereze, usibye n'andi mahirwe tuvana mu kubaha Imana, murebe ingorane abantu batayumvira babamo buri munsi. Dushobora kandi kunezezwa no kumenya ko agakiza kacu kabonerwa muri Yesu, kadaturuka mu gukomeza amategeko. Janvier agiye kunganira, noneho Leonard adusengere mugire vuba amasaha yatujyana. Ikintu twasorezaho nuko amategeko kugira ngo umuntu yitwe munyacyaha hari itegeko riba ryamugonze. Hari ikintu gikomeye aba yarebye agasanga ntiyagenze neza. Aya mategeko rero atwereka ko turi abanyabyaha, ariko kandi amategeko ntabwo yabasha kudukiza, ahubwo atuye mushorera akadutungira urutoki kuri Yesu utwezaho icyaha. Amen. Cyaha aricyo birivuga ko
ari ubugome twagomeye iki? Twagomeye Imana. Bityo rero Yesu Kristo yishimira kandi yiteguye kutwezaho inenge yose, atari uko akoresha itegeko cyangwa iki, ahubwo kuko amategeko yatweretse ububi bwacu tugahungira kuri Yesu. Ikintu nakwifuriza buri muntu wese nuko twahungira kuri Yesu. Na n'uyu munsi aracyaduhamagara kugira ngo tuzane imitwaro yacu, ibintu byose bituvuna, ibintu byose bitujyana kure yayo, turi witeka yiteguye kutubarira kandi tukongera kwitwa abana b'Imana, kandi tukongera kuba mu ngobyi ya Edeni kuko kwizera Yesu Kristo. Murakoze mwana dusengera. Data turagushimye kubw'ijambo ryawe, nuko Imana ryumvikanishe mu izina rya Yesu. Amen.